Niba utunze telefone ya smartphone ukwiye kumenya kano kantu. Ese wari uzi ko hari uburyo ushobora gusetinga telefone yawe wajya ukora kabiri muri screen igahita yaka? Nibyo ngiye kubona kugisha muri video bana nanjye kugeza ku musozo. Ariko mbere yuko dukomeza, kanda subscribe, ufungure inzogera, kanda ku gatima, itekerezo cyawe gisike muri comment. Kadutangire natinze mu magambo. Hano muri setting yawe, kimara kuyizamo urayifungura uyinjiremo. Kimara kwinjiramo urategereza ifunguke, scrolling uzamuka gake, uzana handitse special function uhinjire. Kimara kwinjira uretongeye scrolling uzamuka, gutya uhita uzana handitse micro intelligent uhakande. Kimara kuhakanda rero hano hakabiri hambere handitse quick start, hakabiri handitse tapping back, urakora hano hakabiri ukataninga, urasanga hataninze off gutya urahita watanika on. Numara ko kano kantu wagafungura gasa ubururu, hano urabasha kuba wakora wakoza urutoki kabiri muri screen telefone, screen yawe ihita yaka. Kano kantu gakagerageza muri telefone yawe, ugaruke muri comment umbwire. Ndabizi neza ko utarukazi kandi wari ugakeneye. Uraza kumbwira muri comment y'ikintu nakwigisha, kandi niba kano kantu hari icyo kagufasha nabwo urambwira muri comment. Thanks, kora subscribe, fungura inzogera nawe utaha.